Hello friend, abantu benshi kuri WhatsApp bajya bahura n'iki kibazo, ugasanga umuntu akwandikiye message gutya ayishyize muri view once cyangwa se aguhaye ifoto ayishyize muri view once. Uyu munsi wa none ngiye kukwereka ukuntu ushobora kubona iyi foto ukaba wanayitunga muri telefoni yawe cyangwa se iyi message ukaba wayitunga muri telefoni yawe itavuyemo guys, yibwira ko yaguhishe message cyangwa se yaguhishe ifoto. Abantu benshi birababangamira, ndabizi ko bibabangamira guys, niyo mpamvu nabazaniye iki gisubizo. Reka tujyane akantu ku kandi. Turaza hano muri Play Store cyangwa se App Store, ukandeho gutya guys, ukandeho gutya, uze hano muri search, uze muri search ukande wandikemo ijambo bipa. Bipa harahita haza iyi bipa ya Universe Chat ariyo searching. Iyi ngiyi guys, Universe Chat, urazaho ukandeho gutya. Iyi bipa dore ni iyi ngiyi, muyitegereze neza guys. Ni iyi bipa isa blue na white, ifite megabyte 69. Iyi application mbere yuko dukomeza iragufasha ku mbuga zitandukanye nk'urubuga rwa Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, ni imbuga nyinshi cyane guys. Gusa uyu munsi wa none ngiye kubereka kuri WhatsApp. Uraza hano uyinstall bitewe na megabyte ufite cyangwa se na connection ufite, utegereze wihanganye. Utegereze wihanganye guys, nimba utarakora subscribe kuri iyi channel Samba Boy, uri umuntu mushyashya hano cyangwa se usanzwe ureba izi video zanjye ukaba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tubane muri iyi video guys. Iyi video ntigucike kuko izajya ikugirira umumaro cyane. Abantu benshi barabinsabye ko nabereka iyi application guys, nabereka iyi application. Iyi application izajya igufasha kureba za message bakohereje for once. Murabizi ko iriya message ntushobora no kwigira ute, ntushobora no kuyifatira screenshot ngo bikunde. Iri muri view once, uyireba kuriya rimwe bikaba birarangiye. Urumva ukuntu biba bibangamye guys, biba bibangamye. Ugasanga umuntu akoherereje like message nk'iyi rwose cyangwa se ifoto wayikunze ariko usanze iri muri view once. Aka kantu muhite mugashyira muri telefoni yanyu, ndabizi ko kazabafasha. Numara gushyiramo aka kantu uzanshimira nyuma guys. Mujye mu comment muntere courage guys, muntere courage, mumbwire ngo courage. Biramotiva cyane iyo mbonye mwandebeye video, mwateye comment, mwakanze like, biramfasha cyane. Reka dukomeze guys, reka turebe aho igeze. Aka kantu mbibutsa ko mugomba kugakemura ka view once. Dusubire Play Store turebe aho igeze. Murabona bitewe na network ufite ahantu ndi ntabwo zihari nyinshi. Uraza urebe iyi bipa aho igeze guys. Bipa yawe uyitegereze guys. Igeze 36%. Ya view once ni uburyo bwa private bwiza cyane, ariko nanone hari umuntu uba udashaka private, akaguha ifoto uyikeneye then akayiguha muri buriya buryo. Birakubangamira cyane ukumva biteye agahinda. Mbibutsa ko umuntu uzajya ushaka ko tumukorera video, comment zirafunguye. Ujye wandika muri comment umbaze uti wazankoreye gutya, kugira ngo bimfashe kuba nasubiza ibibazo byanyu guys. Mujye mushyiramo comment mumbaze icyo mushaka ko mbakorera, ari cyo mbakorera. Bipa reka tuyitegereze, igeze 51. Reka mbereka nuza zayo, features zayo kugira ngo mutazanayiyoberwa. Mbereka nuza zayo, buriya application ya original yose igira zino nuza, zino
ni nka nuza iba yerekana ibintu bibera muri application nyine. Urabona bagenda bakwereka ibintu bibera muri application byose ngira ngo muri kubibona. Dore ngiba never miss a thing with native purpose support. Get things done portable using adaptive layout. Iyi application ikora ibintu byinshi nzabasobanurira nimubishaka, ariko uyu munsi kariya niko kihutirwaga cyane guys. Nujya kuri downloading urebe ko ifite bino bintu byose. Iyi application mbibutsa ko ushobora no gucatiraho guys, ngira ngo muri kubibona. Iyi ni application wacatiraho ugasacinga umuntu. Abantu bari mu bihugu by'Abarabu nibo bakoresha iyi application cyane ya Beeper, barayikoresha cyane. Reka turebe application yigeze 80. 80 is loading. Ndabona ihageze. Mwibuka kujya mukora subscribe hano guys, mukora subscribe. Kadutegereze iyi application irangira, ubundi aha hantu tuhashumike guys. Ba bantu bajyaga babaha message ukayibona rimwe ukabona iravangamye guys. Ahangaha cyakemutse. Ahangaha tumaze kuyinstalla, murabona tayari 96 Beeper igezemo guys. 99%. Urategereza bitewe na network ufite, urategereza yesitare neza cyane. Application zose nagiye mbaha mujye munshimira guys, nabaye application nyinshi kandi mujye muzikoresha zizajya zibafasha. Nabaye application ishobora kubafatira abajura, mba application ishobora kugira ute kukwereka umuntu wagukoreye kuri telefone, abana bo mu rugo ikanakwereka ndetse n'isura yayo, isura y'umuntu wagize ute, umuntu wacokoje telefone yawe. Nimba izo application mutarazira mujye mugenda murebe guys, izo video zirimo rwose, ntabwo nazikoze kera. Kadutegereze iyi application yesitare ubundi dutangire guys, ubundi dutangire. Iyi Play Store irimo ama application menshi tuzagenda twiga buhoro buhoro guys. Play Store igira application nyinshi cyane. Beeper Universe Chat, murabona ko yiyesitaye. Uraza hano uhita ukanda kuri open, tujyana akantu ku kandi guys, ukande kuri open gutya. Tegereza witonze, harahita haza setting zimeze gutya. Izi ni application zose iyi ntuzikoresha. LinkedIn, izi ni application guys nyinshi cyane. Uraza hano ushyiremo email yawe, email ukoresha runaka, uraza uyandikemo hano. Email yanjye ni, tukanda kuri continue. Noneho urategereza code bari buguhe hano kuki, urategereza code baguha hano, ushyira mu mibare 6, barayohereza kuri Gmail yawe. Aka kantu mukumve guys, barayohereza kuki, kuri Gmail yawe. Reka tuzane Gmail hano, Gmail. Mba nayihidinze ntabwo nkunda kuyikoresha. Uraza hano Gmail uyishyiremo, tujyana akantu ku kandi. Nurangara iyi application irakunanira, uraza ufungure Gmail yawe hano, urebe iyo code nimba yayo. Dore ngiyi code yaje guys, code dore ngiyi yaje 9:11. Urabona ko imaze umunota umwe. Uraza ufungure hano urebe iyi code baduhaye, dore ngiyi, ngira ngo muri kuyibona. Uraza hano ukore copy, use nk'uholdinga ukore copy, ngira ngo murayibonye. Dore code ngiyi,
niyo utakora kopi ushobora gufata kode yawe ukagenda ukayipesitinga hehe mo hariya, ukahita uza hano ukahita uyigira ute uyipesitinga hano ya kode yacu, then ukahita uza hano ugakora sign in, ugakanda gutya ugategereza ya part 2 n'ejo guys. Ejo nzabereka igice cya kabiri, mwakoze kwitabira mwese, nzabereka ukuntu ushobora guhita ubona ziriya message ukaba wanazidownloadinga. Ciao ciao, ndabakunda cyane mwese.